umunsi mukuru mwiza w'abakundanye. Ye burya muzi ko nsa nawe nibara bashutse ntabwo gusa, kumbi abakobwa bandi nabo byari byarabashimishije. Bajyaga banshira imigani ngo bapasito nta kiyoni gitagatifu ku mamera. Rwose uko byagenda kose nta kiyoni gitagatifu ku mamera. Baramusereje muri dorotwari, baramujujubya, agashaka kubimbwira bikamuyobera, maze umunsi ndabwira ariko nyine ko runa kumbi ibintu byose bavuga ntubwire. Hereza isahane yanjye nzi kuyoza. Ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Haleluya, ni izina ry'Imana ririmo riratukwa ntubwire. Bazi ko nsaba nange barabashutse ntabwo dusa, barabashutse. Maze bagiye kubona saa sita bamufata isahane yanjye ngiye kuyoza, maze bose bari kurika we oya rwose ngo reka ntacyo bitwaye, ngo nawe uri umuntu, ngo ni ukuri kw'Imana, ngo nawe urabikeneye. Ntabyo nkeneye mu izina rya Yesu. Haleluya, ubabwira ko ntabyo nkeneye. Inshuti TV show. Link people with friends. Imyenda babakuragamo n'imirimo myiza yo gukiranuka akabahereza ubutwambara. Mani tugire neza. Mu gihe nyabaye na mbona turimo kuzenguruka ahantu twarimo tugenda ku muhanda, ariko uwo muhanda wari ugabanije n'ibice bibiri. Hari umuhanda wa kaburimbo, hagati y'umuhanda wa kaburimbo n'uw'ibitaka harimo senye. Noneho ngera n'umunyeshuri twiganye, twe turi mu muhanda w'ibitaka, hakurya hari umuntu uri muri kaburimbo. Amaze ariko twebwe tuzagenda muri kaburimbo ryari. Nuko abandi bagerayo bati dore nka runaka yagezeyo, na runaka yagezeyo. Ariko ko twari twambaye imyenda yera, amashati yera, ariko dufite n'intwaro. Kandi dufite rwose intwaro. Haleluya, ngugira ngo dutware intwaro Yesu yakwihereye. Niko muri yawe ngiye kubona, mbona kuri wa muhanda rwa ruzitiro hari ahantu senyenge yaegutse, ngo abantu niho bacaga. Ye baba we, ngo abantu niho bacaga. Mbagira ko abantu niho bacaga bajya mu muhanda wa kaburimbo. Ukuri kw'Imana ngiye kubona mbona wa muntu twagendanaga aranyirese, akubitira hasi, abakubisira ku mukingo, anyisanga muri kaburimbo ari ku ishati yari yuzuye ry'ibitabo. Nawe urashaka kujya muri kaburimbo, ishati yawe iriho ibitaka, emera wikorere umusaraba wa Yesu. Haleluya, rya kawunga niyo ufite yonyine wiririra amafiriti azaza ku isaha yawe. Yesu ashimwe. Uko niko bikorera umusaraba. Numva ijwi rimbwira kwihangane, ngo nawe mu gihe gikwiye uzajya muri kaburimbo, ariko utaruje ishati yawe. Abantu b'ubu rero, abakristo muri iyi minsi barashaka kugenda muri kaburimbo amashati yabo yanduye. Ibyo bivuze iki? Ni ukutihangana, ni ukugira intege nkeya, ukajya mu bihenda ubwenge by'isi. Umuntu ugasanga yageze mu by'isi, iby'ijuru yarabyiga cyane. Kunywera ku gikombe ni ukwemera kubabazwa. Ntabwo muzi Pawulo twavugaga yari dogiteri, yari impuguke mu mategeko, yari azi mu bakomeye, ariko kwakira Yesu. Haleluya, aragenda aca bugufi, bagera kuboha amahema, ngo agakoresha amaboko ye, ngo ntabwo agira umuntu agora. Ariko abantu bose bashaka kuba bose, ntawe ushaka gukora. Urubyiruko ngo rushaka kunguka, ngo hari ibintu byari ngo byunguka ngo umuntu adakoze.
irari muri rya shitani. Byuka mu gitondo ukore ubiri icyuye. Ibyo ni Imana yatubwiye ko tuzabonekamo tukabironka. Imana twambika imbaraga. Naho kugira ngo mane Yesu we emera wikorera umusaraba wawe. Haleluya. Ntabwo hari ibintu byigeze kuza kera ngo nabyaye tugaforeza. Hakaba hari umuntu twiganye arambira Terike we ati wowe ndakuzi wabishobora turaze ngo akazi. Arantwara ajya kunseseka ahantu mu cyumba nk'umuntu ugiye kumbwira ibanga ryicisha. Akajya mbwira nyongorera n'inginga nkategereza akazambwira nkabaye. Kumbe kari akazi ko mwako kwezi korokaba. Yo mbese nawe wibamo uri umugenzi ujya kurimbuka. Mana tugire neza. Sinjye mbivuze ibintu inyungu zose zitavuye mu maboko yawe mu bintu waruhiye n'uru n'ikazi kujyana kurimbuka. Mana tugire neza. Akazi yabaga ngo karaba kujya mbwiriza abantu ngo bakazana amafaranga ngo nabo bakunguka. Haje namubwiye numva we nzambwiriza agaciro ibyo ntabwo nzabibwiriza, ntabwo ibyo nzabikora. Haciye imyaka itangahe numva ngo bose barahuye. Ubu duhuye tukareba ntiyandira mu maso kubera yuko yashaka kujya atavunika. Mu bintu biranga umukristo no gukora birimo agakora akavunika akabyuka kare agakora umurimo. Haleluya. Ngewe ku kazi ngerayo saa moya nubwo leta yaduhaye saa tatu kandi nkavayo saa moya z'ijoro kugira ngo akazi nshinga karangize kose. Mana twambike imbaraga. Izina ry'Imana rigiye gutuka kubera njyewe. Uwiteka tugane. Ijambo ryatubwiye rero ryatubwiye ngo njyewe ntabwo nyikirata iki uretse umusaraba. Ese uwo musaraba tuvuga ni iki? Mana twambike imbaraga. Umusaraba ni ukwakira umwami Yesu ukemera amategeko ye, ukemera imibabaro ijyanye n'uko kwizera kugira ngo uzagereshe. Haleluya. Mana yawe cyubahiro. Nizere ko muri kumva. Abinyuma muri kumva. Haleluya. Umusaraba wongere wikorere, wongere wihangane. Ntabwo ari ngombwa ko wiba, ntabwo ari ngombwa kurya ruswa, ntabwo ari ngombwa gusambana. No. Ikorere umusaraba wawe nibwo uzagera mu ijuru. Niba atari ibyo ngibyo ntabwo uzagera. Pawulo uriya nababwiye kubera ko igihe Yesu yamusangaga Ananiya yaramubwiye ati mwami Yesu uwo muntu njya gusengera araturwanya atugirira nabi. Amubwira ngo mureke gatoya ngo uzaba ureba nawe ibyo nzamugira. Mana twambike imbaraga. Hari abavuga ukuntu yakubiswe, ukuntu yaraye ubusa, yaraye mu ntambara, yaraye mu mazi, yahuye n'ibibazo bitandukanye, ariko aravuga ngo ubu ngubu ntabwo nyikirata ikindi. Ibaze dogiteri muzima aho ngo ntabwo akikirata ikindi uretse umusaraba wa Yesu. Haleluya. Umusaraba wa Yesu bene data najyana mu wikore. Mwemere guca mu irembo rifunganye, mwemere imibabaro. Imana itugire neza. Hari ibintu abantu muri iyi minsi bize kandi bashize mu bikorwa, ariko ntabwo ari umwuka w'ababwiye. N'ibindi byinshi bazabibigisha, ariko ijambo rirambwira ngo mwana wanjye ababi nibakosha. Haleluya. Mwana wanjye ababi nibakosha ntukemere. Mana tugire neza. Niga hariya hakurya i Gatovu aho namenyanye na korari nzoreza kuri iki kugira ngo mwumve icyo umwuka w'Imana atubwira. Kuri Saint Valentin kuri 15 z'ukwa kabiri 14 z'ukwa kabiri abasore twiganaga bari baragize
ikibazo ariko sinarimenye. Baricaye bareba abakobwa bose twiganaga ngo baburamo mu wanjye kuko bari barabigabanyije bose. Basanga uwitonze Rika, haleluya, nawe umuhimana icyubahiro. Navuye Gatovu nacumba umwotsi, navuye Gatovu nagize gute nacumba umwotsi. Bagira ikibazo, noneho umunsi umwe baravuga bati Rike ntabwo agendana natwe, nta n'umukobwa agira. Ndashaka kubabwira umusaraba, haleluya, nta n'umukobwa agira. Kuri 15 z'ukwa kabiri baramamagaye bagira ngo banshimire, banshira muri dorotwari barambwira ati turagushimiye. Ese muranshimiye iki? Turagushimiye rwose wari warapfuye nabi. Batari ko kubera radiyo, ati ndabona byaragenze neza. Uwo bitaga radiyo rero yari umukobwa yaratukanaga, yavugaga ibintu by'ibishegu, ye baba we, yigaga mu bintu bijyanye no kuvuga. Noneho umunsi umwe ndagushimiye mwami Yesu, umunsi umwe mwami Yesu aramufata, haleluya, yakira umwami Yesu. Kubera ko ari njye wigishaga ababatizwa, nagombaga kumwitaho nkamukurikirana, haleluya, nkamuba hafi nkamuganiriza. Maze nawe kubera yuko aramaze kwakira Yesu, abo bavuganaga ibishegu nayo ntakibagira, ni njyewe yarebaga. Aravuga ati pasito, niko batwitaga rero, ati ntabwo uzajya ujya kurya witwaje isahani, ati nzajya nyigutwaza, haleluya. Akajya ajya koza isahani yanjye, kajya kurya akayinzanira. Maze ibyo bintu binezeza babahungu, birabanezeza. Bati murokore nawe yabaye nkatwe, yabaye nkatwe, yari yarigenje none yabaye nkatwe. Kuri Saint Valentin rero barantumira barambwira bati turagushimiye, wari warapfuye nabi, none radiyo, uwo mukobwa bamwitaga radiyo yaragusirimuye. Ese radiyo muvuga ni iyi? Kumbi babati ukuburiya mukobwa n'ubundi wari warapfuye nabi, twakoze barura dusanga ntugira sheri, ntabwo ugira no, ariko ubu ngubu turagushimiye, umunsi mukuru mwiza w'abakundanye. Burya muzi ko nsa nawe ibana bashutse ntabwo gusa, kumbi abakobwa bandi nabo byari byarabashimishije. Bajyaga banshira imigani ngo bapasito, nta kiyoni gitagatifu ku mamerwe. Rwose uko byagenda kose nta kiyoni gitagatifu ku mamerwe. Baramusereje muri dorotwari, baramujujubya, agashaka kubimbwira bikamuyobera. Maze umunsi ndabwira ariko niko runa, kumbi ibintu byose bavuga ntumbwire, hereza isahane yanjye nzi kuyoza. Ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, haleluya. Izina ry'Imana ririmo riratukwa, ntumbwire. Bazi ko nsaba nawe barabashutse ntabwo dusa, barabashutse. Maze bagiye kubona saa sita bamufata isahani yanjye ngiye kuyoza, maze bose bari kwereka we, oya rwose ngo reka ntacyo bitwaye, ngo nawe uri umuntu, ngo ni ukuri kw'Imana, ngo nawe urabikeneye. Ntabyo nkeneye mu izina rya Yesu, haleluya. Ubabwira ko ntabyo nkeneye. Maze n'abarokore twaribanaga muri korari, ndabibuka b'ibipfu barazarambira ngo ni ukuri kw'Imana, ariko pasito
ngo wewe ngo nguriya mwana wamubabarije iki rwose, kandi twari twabyumvikanyeho, twari tubiziranyeho, twagira ngo izina ry'Imana rihabwe ikiyemwe. Haleluya. Bene data, ntabwo nyicira iki usema mbwira iki, sinabwiye ukuntu abantu banditse ariko bazumirwa ubwo Yesu azaza. Haleluya. Bazatinya guhinduka imbere, bazahinduka ubwoba gusa. Uwiteka tukane, ndagira ngo dusenge Imana aya magambo y'umusaraba. Korari mwe maze mukaya tugiye kuririmba ngo ijambo ry'Imana rirakomeye. Ni ukuri ntituba tutayiririmbye mbewe, ni ukuri kw'Imana. Tuyiture n'abayobozi bose, ni ukuri. Haleluya. Tuyiture na diakoni. Haleluya. Turagushimiye Mwami. Ndagira ngo dusenge Imana. Ongera wikorere umusaraba wawe, wikirwanirira. Iri jambo Umwuka Wera arakubwira aho wasubiye inyuma, ugatakaza ubwiza bw'Imana. Ongera wikorere umusaraba wawe. Gira gutere, ongera wikorere umusaraba wawe. Ndagira ngo dusenge Imana. Umuntu wumva hari ahantu yacitse intege agasubira inyuma mu mutima, amagambo akumva ubwiza bw'Imana muvuyeho, akumva araguye, wenda yarasebanije, yavuze ibinyoma, yarirwaniriye, yariye ruswa, yarasambanye, uwo muntu cyangwa se yakoze ibintu. Ndagira ngo uyu munsi dusenge Imana neza. Haleluya. Niba hari arambura ikiganza cye tugusengere, nahaguruke ndako mu mwanya we, abwire Yesu ngo umusaraba wanjye nawuciyemo kabiri, umusaraba wanjye ntabwo ucyuzuye, narirwaniriye, ntabwo ari we nyirata, sigaye nirata ibindi. Uyu munsi ndashaka ko wongera kuba ibendera yanjye. Niba uhari haguruka tugusengere, wumva warasubiye inyuma mu mutima nubwo abantu batabizi. Uyu munsi Yesu arashaka kugira ngo akwandike mu gitabo cy'ubugingo. Haguruka mu mwanya wawe usenge. Niba warasubiye inyuma mu mutima ugata umwami wawe, izina ry'Imana rigatukwa, ukera imbuto mbi, haguruka mu mwanya wawe usenge Imana. Imana tugire neza. Imana ihumugisha abantu b'iki gihe baba ngo buriya se yavuze ngo duhaguruke twese, nanjye ngahagurukira. Oya, mu ijuru ntabwo hazajyayo kigasa, hazajyayo wowe wenyine. Haguruka niba wumva uri umunyabyaha. Niba wumva uri umunyabyaha, haguruka wongere wikorere umusaraba. Yesu aravuze ngo umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba ankurikire. Niba wumva uri umunyabyaha, haguruka ubwire Yesu akwezi. Tugiye gusenga Imana. Imana tugire neza. Niba hari umuntu utari wakakira umwami Yesu, ashaka kwakira umwami Yesu ari ubwa mbere, narambura ikiganza cye gutya tumusengere uyu munsi mu izina rya Yesu. Ari ubwa mbere ushaka kwakira Yesu ngo winjire mu muryango w'abana b'Imana, urambura ikiganza tugusengere by'umwihariko. Uwiteka tukane, ubanza nawe uhari. Ariko Yesu arakubwira ngo ijambo rya musaraba, ibyo kwakira Yesu dushingiye ku rupfu rwe, iyo tubivuga aba ari urupfu, ariko kubizera n'imbaraga z'Imana. Ndagira ngo dusenge Imana. Ndakubwiza ukuri, wihane. Mwebwe mwahagurutse mubwire Yesu abeze. Niwe weza kandi utunganye. Yesu niwe weza kandi utunganye. Abatihana bazarimbuka. Ubu insengero nyinshi zuzuyemo abantu basenga, ariko benshi ni abanyabyaha. Zuzuyemo abantu basenga, ariko benshi ni abanyabyaha. Imana ikeneye abantu bihana. Imana twambike imbaraga. Ijwi ryanjye ryapfuye ntabwo rimeze neza. Ndagira ngo umushumba watuyoboye aze abasengere. Ariko icyo nakubwiraga ni kimwe, Yesu arashaka yuko wihana.
arashaka yuko wihana. Yohana mu Byahishuwe 7 haba ngo Yohana yerekwa ngo yabonye abera bavuye mu mabaro mwinshi cyane. We wataye umubabaro urashaka kugenda mu mihanda ya kaburimbo ariko abakanzi y'abari inyanga. Uwiteka tukanze mushumba sengera abantu kuko bumvise ari abanyabyaha. Imana ivuze none ntabwo bajya mu ijuru, ariko kubera ko bemeye ko ari abanyabyaha nka cya gisambo twavuze, Imana irabeza kandi muzaratuke gukora. Nawe usigaye wicaye uri umunyabyaha wihane, kubera ko nutihana uzarimbuka mu izina rya Yesu. Mana nyagasani nyiri ibihe byose, turi imbere yawe uyu mwanya